Abatuye mu gasantire k'ubucuruzi kazwi nko mu Kinyenga ni mu mudugudu wa Rugarama mu kagari ka Kinyonzo mu murenge wa Kazo mu karere ka Ngoma nibo bavuga ko bahangayikishijwe n'ibikorwa by'urugomo bikorwa n'abateka kanyanga aho biba bagakubita ndetse bagakomeretsa bamwe mu batuye muri aka gace. Aha bakaba ariho bahera basaba ubuyobozi ko bakurikiranwa bagafatwa cyangwa se bashakwa izindi ngamba zo gukumira aba bateka kanyanga. Abatetsi bakanyanga batungurwa benshi cyane harimo ubwicanyi n'ubujura. Umwaka urarangiye bateka kanyanga nubwo nyine ubuyobozi bumeze nk'aho butabyitayeho cyane. Twazamutse muri ayo masaha ya 4:30 batwirukana n'inkuka y'ikintu twasaba nk'umutekano nuko twahabwa inzego z'umutekano zikatwegera n'ibyo biyobyabwenge bigacika muri iyi karitsiye yacu. Uretse kuba bateza umutekano muke aho batuye, aba bakora kanyanga rimwe na rimwe babisoko y'imfu ibyo abaturage bashingira kukuba umwe mu batekaga iyi kanyanga witwa Iramwe Prince uzwi ku izina rya Karayi yishwe na bagenzi be ubwo bari bagiye guteka kanyanga mu rufunzo ruherereye ahitwa Nyamabuye, maze uyu murambo ukaza kuboneka hashize iminsi 2. Ubwo rero yari umukozi wabo bajyaga mu ntuze kugira kanyanga. Uwo muntu ngo bamukubise ingashyi mu mutwe, bamukubitamo indi ya kabiri ngo barangije bamushyira mu mufuka basunikiramo. Umurambo n'ubundi yagaragaye nk'aho yishwe gute uko ibimenyetso giharimo mu mutwe hagaragaramo nk'ahantu bakubisemo hasi. Yari yagiye guteka waragiye mu bandi bigaragara ko atarohamye mu mazi bw'impanuka. Gusa nubwo ibikorwa byo guteka kanyanga bikomeje kwiganza muri aka gace, abayobozi bo mu nzego z'ibanze bavuga ko babikorera raporo ariko ntihagire igikorwa. Barahimba Jean Damascene n'umuyobozi w'umudugudu wa Rugarama avuga ko ibi bikorwa bakomeje kubitangira raporo, ariko igihe hari ibyo byose wenda amakuru yamaze iminsi atambuka n'inzego zindi twarazihaye raporo zitwisumbuye nk'inzego za polisi y'umurenge ndetse hari n'abantu bari ku rutonde bashakishwa mu nk'abantu bagira gute bashobora kuba bihishe inyuma y'ibyo biyobyabwenge. Ubwo rero birumvikana ko ayo makuru yaranatambutse ku nzego zitwisumbuye twaragiye tubitangira raporo yewe no mu nama zitandukanye z'umurenge wakoraga ndetse n'inzego za polisi. Ibyo bintu byari byagiye bivugwa kenshi. Ku ruhande rw'umurenge wa Kazo bwihanganisha aba baturage bakavuga ko iki kibazo kiri gushakirwa umuti ariko bagakomeza basaba abaturage gutanga amakuru kugira ngo abihishe inyuma y'ibi bikorwa bamenyekane. Singirankabo Jean Claude ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kazo. Twakoze inama benshi ngo bamwe baranahunze ariko n'uburi turatubwira ko abantu nta kiza cyo guteka ibiyobyabwenge nta na kimwe, nta nyungu ziba zirimo. Ubu ngubu tumaze gufatamo umuntu umwe wari na chef wabo twambaje bamufatiye jarama atangiye kugira ngo ahunge. Yes, bamufashije ngira ngo hari maboko ya polisi. Ubu ngo niwe urubagarariye. Rero urumva yuko mu by'ukuri harimo nabo dukeka abana nabo bamaze batagihari. Rero icyo dusaba abaturage mu by'ukuri nuko nta nyungu ziba mu guteka kanyanga. Inyungu ziba mu gukora, umuntu agakora agatera imbere. Icyo dusana abaturage buriya by'umwihariko buriya kugira ngo abantu bahashye kanyanga ibonetse hose nuko abaturage batangira amakuru ku gihe. Mu mategeko hano y'u Rwanda ingingo ya 594 igena ibihano ku muntu ukoresha ibiyobyabwenge n'urusobe rw'imiti ikoreshwa nkabyo mu bitemewe n'amategeko. Umuntu wese unywa, witera, uhumeka, wisiga cyangwa ukoresha ubundi buryo ubwo ari bwo bwose ibiyobyabwenge n'urusobe rw'imiti ikoreshwa nkabyo mu buryo unyuranyije n'amategeko ahanishwa igifungo kuva ku mwaka umwe kugeza ku myaka 3 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda kuva ku bihumbi 50 kugeza ku bihumbi 500. Umuntu wese ukora, uhindura, winjiza, ugurisha mu gihugu ibiyobyabwenge n'urusobe rw'imiti ikoreshwa nkabyo mu buryo bunyuranyije n'amategeko ahanishwa igifungo kuva ku myaka 3 kugeza ku myaka 5 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda kuva ku bihumbi 500 kugeza kuri miliyoni 5. Leonce Nyirimana, Ikazo mu karere ka Ngoma.